none se Oda Paccy aba bana b'abahungu rero wagize neza navuze ngo ngo Yago ni umwana muri industry y'ubuhanzi kuri we yego turanabyemera kuko Yago nanjye mubonye ejo bundi avuye ku bitangazamakuru ibi ngibi bikomeye aribwo atangiye kuririmba mbere y'abakundaga ejo bundi Paccy za 2009 arafite amahita akomeye cyane turabyemera uramuruta muri industry y'ubuhanzi ariko noneho giha n'icyo umurusha kindi uramwereke ko ari umwana mwereke ko ari umwana umureke ukaba umubyeyi kuko birashoboka yuko wenda yagashaka kwifotorezaho yahanganye n'umuhanzi w'imyaka ishize ariko ngo yavuze ngo bakwiriye guha agaciro umugore bakanamwitondera Oda Paccy agaciro umuntu arakiha ese buriya sibyo agaciro nakaguha guto utakiha nakagushakira guto utagashaka ubundi nge nakakwambika guto udashaka ukambara yatanze umwanya kuko yiteje imbere atuma abizi inyuma ye babona akazi kandi amaze kujya harahara abo yahaye akazi benshi bagiye batandukanye hakazamo n'abamuhemukira bamwibaca no yes ibyo rero byarabaye turabizi ibyo yakoze ariko noneho najya mu magambo najya gusubiranya n'amagambo araba arimo kwidindiza ubwe ntaceceke kuko ikintu amaze kumubonaho afite uburakari bwinshi budashobora gukontorora ibyo avuga rimwe ibyo avuga bikagwa mu makosa rero iyo abantu bamaze kubona uburyo ugira umujinya urakara barakwakiserera bakagutura mu mutego. Welcome once again our beautiful people. Nibisanzwe no umuhungu wanyu Chris kuri Dia Watch TV. Turabasuje cyane mwese aho muherereye mu mande zose z'isi, abari muri Amerika, Europe, abari Asia, abari Africa, mwese turabasuhuje hobe. Uyu munsi rero hari abandi nanibagiwe Rwanda cyane kuko ari mwebwe mutwereka urukundo, namwe turabasuje cyane abari mu majyepfo, mu majyaruguru, ibirengerazuba, irasirazuba, muri abantu b'ingenzi kuri twebwe kuko mutwereka ko mubana natwe ibihe byose. We are more appreciate what you do kuri twebwe, muri abantu bacu bakadasohoka none twagera muri Kigali kuko ari mwebwe tubana umunsi ku munsi. Imana ijye baduhera umugisha mwinshi cyane utagabanije. Nibisanzwe rero nahanga kuri Dia Watch TV murabizi ko ibintu byose byiza ibivugwa byose ibirimo kuri yewe nibirimo ibinyoma tuba dushaka kubereka ko birimo ibinyoma, murabizi ko ari hano binyura tukabereka ukuraho kuri amakuru meza agezweho, murabizi ko ari hano muba mubisanga kuri Dia Watch TV. Turabashimiye cyane kandi mukomeze muze mukande subscribe, mukore like, mukore share, ibiganiro byacu bikomeze bigera ahantu hose. Turabashimiye cyane, mukomeze mubane natwe. Murabibona imbere yanyu hari umuntu n'ubundi usanzwe ahangaha, bijya bingora nyine kumwintroduce kuko nawe arabizi cyane, niyo mpamvu ngiye mbafasha umwanya nk'uyu ngo mubwire ngo abahe ikaze nawe mu buryo bwiwe rwose. Murakoze cyane Chris, waramutse neza? Mwaramutse. Warayite? Turashima gitari. Hanyuma rero nshuhuje abakunzi bacu ba Dia Watch TV, abadukurikirana umunsi ku munsi bahora bari update kugira ngo bategereje ikiganiro cyacu ndetse n'ibitekerezo dutanga ndetse nabo nibyo baduha. Turongeye turabashimiye, Imana ibaha umugisha kandi ni ukuri kose bakomeze kugubwa neza. Yego. Hanyuma n'abandi badukurikirana bataraduha subscribe, reka mbasabe rwose bayidufashe, basharinge, like, kugira ngo turusheho kuryoherwa dufatanyije nabo. Kuko ibyishimo byacu nibyo byabo. Bari ibyabo.
so rero nanjye reka mboneraho gushimira abantu bari hano mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara enye zigize iki gihugu ndetse n'umujyi wa Kigali, abari muri East Africa, abari muri Afurika, abanyarwanda bumva ururimi rw'ikinyarwanda n'abandi batari abanyarwanda ariko bumva ururimi rw'ikinyarwanda, bose turabashuhuje ndetse turasuhuza n'abantu bo mu ntara ya gatandatu y'abadiaspora, bamwe na bamwe badukurikirana, bajye badufasha nabo bakore share basharinge ku biganiro byacu kuri bagenzi babo kugira ngo turusheho kuryoherwa dufatanyije nabo twishimye. So rero Imana ibahe umugisha, muri kumwe nanjye Pastor Sabit Fred ubakunda, Imana ibamere umugisha. Yego Pastor, reka dutangire ikiganiro cyacu. Yego, ikiganiro cyacu tugitangire gutya. Uri umuntu uhora kuri social media, ndabizi ubukurikirana amakuru ari kugenda ariho avugwa ahantu hose, urabikurikirana cyane. Noneho ahantu ngiye numva dushaka kwibanda cyane kandi nshaka kuhita unanansubiza kuko biraza kubera umugisha n'abaza kumva, ese koko izi mbuga nkoranyambaga zo mu Rwanda aho ntituri kuzikoresha nabi? Kuko urareba ugasanga umugore agiyeho atanze umugabo wamushyize hanze, ibibera mu muryango we byose aramwandagaje, umugabo agiyeho nawe ashyize hanze umugore we gutyo, hakaza abandi bantu nabo bigize ngo ni abanyakuri banga akarengane, nabo baraje bashyizeho ibindi bintu. Ese izi mbuga nkoranyambaga ntitwa turi kuzikoresha uko bidakwiye kandi hari uburyo twakazikoresheje? urakoze kubaza icyo kibazo. Ni ikibazo abantu benshi barimo kwibaza, ndetse rimwe na rimwe n'abo ngabo bantu batanga ibiganiro kenshi rimwe na rimwe usanga bikomye imbuga nkoranyambaga, ariko navuga ngo izo imbuga nkoranyambaga zo nta kibazo zifite. Oya, ikibazo gifitwe n'abazikoresha. Yego, kuko zo ubicano turimo gukoraho ya Dia Wacu TV, dushobora kuyigira mbi, dushobora no kuyigira nziza. Yego, twebwe bayikoraho. Yego, dushobora kuyangisha abakunzi bacu cyangwa tukayikundisha abakunzi bacu. Yego, rero imbuga nkoranyambaga zo nta kibazo zigize gute zifite. Social media nta kibazo ifite, ahubwo abayikoresha niho hari ikibazo. Hari ikiganiro ngize gukora dushingiye nko ku bintu byenda gusa nk'ibyo. Yego, njye narebye nsanga mu mikorere yacu naba umuntu abantu bakoresha izi social media naba umuntu bagifite. Yego, nta gukundirana bagifite. Urabyumva? bivuze ko buri wese aba yireba, buri umwe arireba, bigatuma atita. Ariko nubwo bireba rimwe na rimwe hari igihe ntekereza ngasanga nabo ubwo nta n'imbabazi bifitiye, kubera impamvu y'uko nta mbabazi bifite. ni iyihe? yiba umuntu afashe amabanga ye akayatwara akayata hanze y'imbere, hahandi umuntu wese y'imbere mu rugo rwe, we n'umugabo we, uwo muntu akagenda akajya kwandagaza umugabo cyangwa umugabo akandagaza umugore, barabyaranye. Aya magambo ibiganiro aganiriye ntago bisaza. Umwana babyazabireba, byanze bikunze azabona hagati ya se na nyina umubu wari we. Yego, icyo gihe iyo ugiye uvuga ngo urashaka kwihorera, uba urimo kurema urwango ruzabaho iteka n'iteka, kandi urwango rutazaba kuri wo kuwo mwabyaranye gusa cyangwa kuwo mwabanye gusa, ahubwo ruzaba kuwo mwabyaye n'abazabakomokaho, bagenda biba affect. Urabyumva? kera abantu benshi bajyaga bakunda kwifuza umurimo w'ubuhanzi, kubera ko umuhanzi iyo wabaga wamubabaje yahimbaga indirimbo akakwinigura, akakubwirira mu ndirimbo, akakubwira pe sorry, noneho akakubwira, yakubwira akabohoka akishima, sibyo? Yego, noneho uyu munsi kubera ko habayeho izi social media, umugabo arajyana ikibazo n'umugore mu mwanya wo kugira ngo bicare mu cyumba
bagisorovinge, bahure ahantu basangira agacupa, agafanta cyangwa kandi bitewe n'ibyo banywa, basorovinga ikibazo. Arashaka kwinigurira mu itangazamakuru, akajya gutangaza ibyo bapfuye n'uko ibintu bimeze. Ibyo rero bisobanura iki? Bigaruka nta ndangagaciro na kirazira bihari by'umuco wacu w'u Rwanda cyangwa se na kirazira by'umunyarwanda. Yego. Niyo mpamvu ujya kureba ugasanga abantu barasaze. Njye hari ibyo mbona, harimo abantu mbona nkabona ni nk'ubusazi. Ukareba mudamu aravuga ibintu yamanutse, aravuga ibintu bikomeye, aravuga umuntu bari yamanye, bambaranye ubusa, babyaranye, basangiye. Ibyo ngibyo ndi kumva bigenda binsunikira noneho warangiza ukajya kubona ukabona umugabo waterese umukobwa mukunzi, bakundana bakabana, bakambarana ubusa, bagasangira, bakabana, bagasita ku gihe cyo aho babyarana. Barangiza ugasanga umugabo arikanya muri social media ajya kwandagaza umugore, cyangwa arikanya muri social media akajya kwandagaza umugabo. Yego. Harimo ubumuntu buhe byahe. Ikintu rero mbona birimo kudusunikiramo, turimo gukunda aba followers, ariko ntabwo turimo gukunda umuco. Biri kugenda bisunikira ku kwangiza umuryango, kwangiza umuryango nyarwanda. Kuko niba make no kurandura no kurandura umuryango. Kuko niba umugabo agenda akavuga nabi abagore, hari umugabo utazumva ashatse umugabo, hari umusore, hari umwana utazashaka umugore, utazigera, hari n'umukobwa utazashaka kuko hari umugore wavuze nabi umugabo. Ibyo bikadusunikira nanone muri bya bindi turi kugenda tubona, abatinganyi, abaryamana bahuje ibitsina. Ubwo ibyo ngibyo nabyo sibo byaba biri kugenda bishyira of course bijya. Icyo ndimo kubona ko kugeza ubu none ahangaha igitangaza si abantu gusezerana, igitangaje si abantu gukora divorce. Yego. Ibyo ni ibintu byabaye agakino, birasanzwe, ni ibintu bimaze kumenyerwa. Umugore aritwera akajugunya umugabo, akajugunya abana atitaye ku bindi, akajya ku mihanda. Nabanze gutekereza kabiri, agata urugo, agata abana, agata umugabo, akajya ku mihanda. Umugabo akitera agata urugo, ugasanga ari ku mihanda. Ariko iyo ngiye kureba kujanisha ntabwo ndi bubogambe cyane, ariko uyu munsi wa none ndimo kubona ikibazo kinini cyane kibanza kirimo kwibanda ku bari n'abategarugori. Singi bogame n'abagabo birahari. Yego. Ariko cyane abafitemo imbaraga n'umurego abagore. Ese byaba ari uko n'ubundi mu busanzwe abagore ari abantu bakunda nyine kwivugira, urumva? Kuko nizo divorce cyane urasanga abantu bazifitemo imbaraga. Niryo tandukana, usanga abantu bafitemo imbaraga hari igitsina gore. Yego. None ukibaza turagana hehe? Niyo mpamvu iyo ugiye kureba usanga umuntu ari aho ngaho akishimira kujya hariya akirekura akavuga nabanga. Bamba barenguresheje ijambo riri muri Bibiliya mu Baheburayo haravuga ngo kurongorana kw'abera kubahwe na bose, kubahwe na bose. Bishatse kuvuga iki? Kubana kw'abantu babisezeranye babyumvikanyeho, nta muntu ukwiriye kwinjirira mu rugo rwawe. Ikibazo nta muntu uri kuhinjira. None icya kabiri nta n'umuntu ukwiriye gufata amabanga yo muri salo no mu cyumba cye ngo yasohora yatware hari hanze muri ya mihanda inyerera.
njye mfite urugero nk'ubu ngubu hari saga n'ubundi yongeye ikagarukamo Yago y'umuhanzikazi witwa Oda Paccy. yego Reka duse nk'aho tugaruka aho ngaho. Twagiye tubona video Yaga mwiyama, tubona Oda Paccy nawe agarutse afite ibyo amusubiza avuga amubwira ati ntago ari wowe kumbwira wo kuvuga cyangwa icyo kuvuga, nta nubwo uzi ibyo nahuye nabyo, ntago ari ngombwa rero. Ubwo ubundi bwo Oda Paccy we byari ngombwa ko acariya, byari ngombwa ko ajya gutakira kuri social media, cyangwa ubwo yari akwiye kujya kurega rikirike kuko ari utujuje ibisa. aba bana bose reka bita abana kuko birashoboka ndabaruta, ndabarusha imyaka wenda muri express ibyo bakora ni bakuru muri byo, ariko mu myaka no kureba ibintu biri hanze, no kureba ibintu biri hanze ahangaha ndabaruta. Yago ni umuhungu ufite igikundiro mu rubyiruko, mu banyarwanda, kandi Yago jye natangiye kumukurikirana kera agikora kuri TV, kuri TV10, akora no kuri Goodreach, ngira ngo sinzi ni Goodreach. Yego. Kugeza igihe avira akajya agatangiza itangazamakuru cye kiwe yavuye kuri TV10. Nzi neza ikiganiro cye najyaga nkunda kugikurikirana cyane kiri kuri cyane mukurikiranaga cyane kiri kuri TV10, aho yakiraga abahanzi bakiri bato. Umva yakira buri umwe wese. Ndashaka kugira ngo iki ngiki abantu benshi bareke kwirengagiza. Sindi umuhanzi, nta nubwo ndi n'umunyamakuru wabigize iki umwuga. Ndavuga ibyo nabonye ko najyaga mbikurikirana. Yego. Yago ni umuntu wakoze, wafashije abahanzi bato kubazamura. Yago ni umuntu yakoranaga n'uwo bitaga Kati. Kate Gustave. Kate Gustave. Ni abantu bagize uruhare runini bwo kuzamura industry z'ubuhanzi. Nemera ko umuntu yakora amakosa. Yego. Nemera ko umuntu ashobora gutandukira. Ariko hari agaciro ukwiye guha wa muntu bitewe n'ibyo yakoze. Uko muri video ya Paccy twumvishe nawe ako gaciro gakeneye kuko nawe avuga ko ari amahiti menshi yakoze. Ndahagaruka. Ubwo yabikoze, reka mbanze mvuge kuri Yago. Cyane Yago ari no mu bakinnye Paccy cyane. Noneho Yago akwiriye guhabwa agaciro asabwa. Akwiriye. Bitewe n'ibikorwa yakoze kuko birivugira. Nabo yahagurikije bakabaye nabo bakamuha. Ariko Yago si ukwiriye kukishakira ku mbaraga ku gaciro. Ahubwo akwiriye gukora ibikorwa byiza bishobora gukomeza kurinda ka gaciro ke. Ubwo Yago nari gusaba ikintu adafite. Arasaba ikintu adashoboye kumanaginga. Kuko arasaba ko ahabwa agaciro, ariko inzira arimo kubisaba sizo. Ahubwo ubwo aho ngaho bisunikiye kumva ko Yago ahubwo ngubwo umuntu ikintu ari gusaba nuko nta n'icyo aba afite. Arasaba ikintu adashoboye kumanaginga no kumenya inzira yacamo kugira ngo akibone. Kuko arasaba we akeneye agaciro kuko yaragakoreye. Yego. Ariko uburyo ka gaciro kabaye gahabwa sikari kubikora. Sikarimo kubikora. Fata impamvu umuntu yubahwa niki? Ntago yubahwa kubera ibikorwa akora. Cyane. Yubahwa kubera imyitwarire yitwara muri bya bikorwa yakoze. Yego. Ushobora gukora ibikorwa byiza, ariko nyuma y'ibyo bikorwa nkitwara uko nishakiye. Bigatuma abantu badahanga amaso ibikorwa nakoze, ahubwo bakareba ya myitwarire irimo kwitwara nyuma y'ibya bikorwa. Yego. Noneho ku buryo bashobora kubona kuzikorwa kavuga Fred yakoze igikorwa cyiza ariko ntago kimukwiriye. Kubera kitamukwiriye buryo yitwara. Sindi bumureminge uburyo Yago yitwara, ariko uburyo arimo gutocaringa
akantu kose kari gukoma, akantu kose akavuga, karimo gucaho. akavuga. Natwe tutari muri izo industry z'ubuhanzi turabizi neza yuko hari ibikorwa, hari imirimo yakoze mu rwego rwo kuzamura baki, mba tunanamwubahira cyane, turanamwubaha pe, ariko mu buryo arimo kwitoratoza, akavuza umuvuza agahaguruka kaza, ugize gutya agahaguruka. Yiba warabitangaje yuko Big Energy atari agatsiko, urabigarukaho iki? Buriya mwana yabivuze wamuretse kuba bisobanuye, kubugenzacyaha burimo kubigenzura buzabikurikirana cyane ko yagafite n'ikintu badafite. None se urajya kuzana ibintu by'uko mwana yahungiye Goma agahungira Tanzania, ibyo bihuriye hakana icyo yavuze, umureke. Vuga uti kate, ntabwo ngiye mfite agatsiko, ntabwo mfite agatsiko, n'abafana, abo ni abafana, nk'uko Riderman afite ibisumbizi, nk'uko inde wundi harya na Knowless afite abandi, buri muntu afite abafana, afite uko abita, urabyumva? Ndi kwibuka amazina bagenda bita, bafite ukuntu bagenda bita abafana babo. Nawe vuga uti n'abafana banjye nise Big Energy, ariko wijya gutoke iyo umuntu akuvuze ngo nagatsiko, uratukeringa ushaka ibiki, mwihorere. Uramuruta, turanabizi, ufite n'ibikorwa byivugira bivuga, turabizi cyane ko n'ahari ashobora kuba yaranyuze no mu maboko ya mu buryo yaba atazi, cyangwa ko rega buriya byanze bikunze umuntu nubwo azamuka, ariko ntabwo yibagirwa ahantu yahereye. Nubwo yakwiregaza mukajyana ibibazo, ariko ashyika hejuru akibuka ko hari umuntu wagize kumufata ukuboko. Uwo ngo ni Yago arimo guhangana cyangwa arimo kureba, kwitoratoza akantu kose gakomye, dufite umusatsi, turimo gusubiza izina rye hasi. Ni haze version ya Yago twari tuzi. Dukeneye Yago wafashaga, wazamuraga, dukeneye Yago n'ibitekerezo bye, dukeneye Yago ukomeye, wa Yago mwiza twari twakundaga, muzima. Ntabwo dukeneye Yago wo kuvuga kuri runaka, yamanutse kuri runaka, yagiye kuri runaka, wowe runaka navuga ibyawe ndakuzi, uramuzi, turabizi kumuzi, ariko si ngombwa. Uyu munsi wa none ibirimo kuvuga kuri Sabe ni biki? Si biki, nta nubwo byaba biki na gake, ariko se kacicitse, kadasakuza. Tuzagira abaduceceke n'abamujora n'abagira iki, twese tubyibagirwe. Urabyumva? Rero ikigaragaza ubukure mu bitekerezo si ugusakuza, ntabwo ari ugusakuza no guhangana. Reka nkuha aka kagero, iyo nge nkuri imbere nkuruta, ariko ukifuza kujya nanjye ari kuri inyuma yanjye ukiri kuri, kugira ngo usingire, uzagerageza urebe ukuntu wankoraho. Nunkoraho cyangwa ukanyanduzaho gatoya, nayo nambaye neza, nzahindukira. Nindeba inyuma nzaba nkuhaye imbaraga zo kunyegera. Nimagara njya kuvuga kuki unyanduje, kuko uzi intego itumye unyanduza, ukeneye ko ndindira mu rugendo nagendaga, ukeneye kuncaho, uzaza unyihorere, wita wikomereza. Nangire kwirukanka he inyuma yawe. Rero Yago abantu barimo gushaka kumwifotorezaho, ahubwo ntago abizi. None se buriya ahubwo Yago nari gukora ibintu nyabyo nka kuriya nyine mu mvugo za gisirikare bavuga ko dawa ya moto ari moto. Buriya umuntu wagushojeho urugamba rw'amagambo, wowe ni wamusubirisha amagambo? Oya. Ubundi intambara itsindwa n'ibintu bibiri. Intambara ya icyambere guceceka, ugategura ibyawe. Guceceka n'ibikorwa, ibyo bintu bibiri bitsinda intambara y'amagambo. Kora uceceke, yego, ibyo bitsinda intambara y'iki? y'amagambo. Intambara y'amagambo ntabwo itsindwa n'amagambo, ahubwo intambara y'amagambo yagurwa n'amagambo. Iyo wavuze umwanzi wawe amenya icyo utekereza, amenya n'ahari bukujomba, amenya n'ahari bugukubitire, kuko iyo utinze utekereza amenya ko wababaye. Ariko iyo umwanzi wawe agukubise ijambo ugaceceka, ari ibintu atekereza, ntiyabimenye, sinzi ikindi kintu akurikijeho,
agira ubwoba. yego. Ejo niyo agiye kongera kuvuga avuga yigengesereye, yabona n'ucecetse akabivaho akakureka. Ariko iyo umushoroti yavuze ukavuga, urumva ubu yiba umuntu yaravuze ati big energy ni agatsiko, ukabuje ukabivuga, ejo arazana ibimenyetso avuga ati ndabizi neza jyewe nayibayemo gutya twagenze gutya, ejo bundi wongera usange batangire no kubyitirira ibintu byinshi. Bafata umuntu yifatiye akavideo wenda yihitiraga ku mihanda nagashyira bahita bavuga turiya no mu big energy, usange n'izina ry'aba big energy ribaye ribi kandi nta kintu. Rero inshuti nagira murumuna wanjye Yago mu buryo busanzwe butari uburyo bw'umunyamwuga, umuntu wese wagira inama, umuntu wese wagira cyane kuri na pastor uhura n'abantu benshi ugize neza inama. Oya dore ni wabona nahazi aho akomoka iwabo Tabagwe, inama namugira ntaceceka kuri ibikorwa bye, atuze yikore ibikorwa bye, turamuzi turamwubaha kubwo abantu yagiye afasha. Cyane ko n'ibikorwa yanabyaguye agakora Yago TV show Uganda, yarabikoze yarikize yabaye. None se umwanya yakoreragamo muri biriya binyamakuru, muri bitangazamakuru bya televiziyo niyiteje imbere, akahava umwanya ukabona undi. Yatanze umwanya kuko yiteje imbere, atuma abizi inyuma ye babona akazi, kandi amaze kujya hari abo yahaye akazi benshi bagiye batandukanye, hakazamo n'abamuhemukira bamwibaca no. Yes, ibyo rero byarabaye, turabizi ibyo yakoze. Ariko noneho najya mu magambo, najya gusubiranya n'amagambo, araba arimo kwidindiza ubwe, ntaceceke kuko ikintu amaze kumubonaho afite uburakari bwinshi budashobora gukontorora ibyo avuga. Rimwe ibyo avuga bikagwa mu makosa. Rero iyo abantu bamaze kubona uburyo ugira umujinya urakara, barakwakiserera bakagutura mu mutego. Hari umuhungu twakinanaga vore, iyo yakubitaga nk'ikiro kikagenda nabi ukavuga ngo bu yonyine match yahitaga ipfa kandi nta muntu wamutsindaga, ugize neza kuko twari twaramenye ahantu habi kuri we. Ugize neza. Rero Yago ni umuntu uvuga amagambo menshi bigatuma rimwe na rimwe agwa mu mitego. Rero abahanga barashaka kumwitabisha kugira akomeza gwe hehe mu mitego, komeza atinde mu bintu bidafite umumaro. Uwo ni Yago, natuze akora ibikorwa bye. Tugarutse ko bita Oda Pass. Nubishe ngo ni umufiyemere. Ubundi uko bimeze ngo mama we yaramufashe amuha kirike ngo amukurikirane, mbori kirike ahita afatiraho amutera inda, amubwira ko azamufasha. Kirike ahita ajya muri Amerika, ariko nyine bya bindi nakajya amufasha. Ibyo ndi kuvuga, ndi gukotinga amagambo we yagiye avuga. Nta kibazo, yego akajya amufasha, akajya nyine amufasha igihe gito ahita abihagarika. Abihagaritse Kirike aza mu Rwanda, aje mu Rwanda aza atababwiye, akora ikiganiro, umwana we aramubona, amubonye umwana we nyine aratangara ukuntu papa we yagarutse mu Rwanda atavugishije nyina. Ibyo byose byatumye Oda Pass agira reaction, bimutera kujya kubivugira ku gitangazamakuru cya leta. Okay. Oda Pass ni umuririmbyi wakoze hit, kandi ubimazemo igihe, wakoze hit ku mihanda pe, ku mihanda, afite abafana batari bake cyane. Nanjye indirimbo ze narazumvise yaranabagize. Hanyuma respect duha Oda Pass. Uri umumama ufite umwana, amagambo urimo gutangaza umwana yarayareba, kandi buriya ushaka abanzi babiri ateranya umugore n'umugabo cyangwa umwana n'umubyeyi we. Kandi umwana iyo akuze, ishema ry'umwana ni ukuba kwasi. Kandi mpamya yuko Rick atari umukene. Rick si umukene wo kuba yananirwa kurera umwana we, cyangwa kuba yafasha umwana ngo amutegurire ibyiza.
ubu Lick ni producer akaba na director w'imiziki. Urumva nyine umuntu usanzwe ufite izina kuva kera. urabyumva. Noneho hari ikiganiro cye nari ndimo gukurikirana mu kanya avuga yuko nyakubahwa perezida wa repubulika numva nta mpamvu yo kubizanamo cyane, ariko ngo yavuze ngo bakwiriye guha agaciro umugore bakanamwitondera. Oda Paccy, agaciro umuntu arakiha, agaciro umuntu arakiha. ese buriya si agaciro nakaguha gute utakiha, nakagushakira gute utagashaka, ubundi nge nakakwambika gute udashaka ukambara. ngira ngo ahubwo ikintu dukura ku muntu n'icyo aba afite. Icya kabiri, agaciro kajyaho ugakeneye. Icya kabiri, agaciro kicara uragaharanira, ntabwo kizana. Agaciro turagashaka, turagakorera. Ntabwo rero kugenda ukagera ku gitangazamakuru. Abanyamakuru ni abana beza cyane, ariko rimwe na rimwe ubuhanga bwabo ni uko iyo bakubaza ibibazo bagutega imitego, kuko nibwo buhanga bw'umunyamakuru. Iyo umunyamakuru akubaje akagutega imitego, iyo umenya ubwenge urayisimbuka, iyo utamenya ubwenge uyigwamo. Iyo iguyemo isi yakubona, iyo iguyemo agaciro agatakaza, yandi wisanga ubwenge. Rero agaciro gaturuka ku bwenge ufite. Nose uzahabwa agaciro udashoboye kukarinda. Bibaho se? Ntabwo bibaho. Oda Paccy uri umukobwa ufite vision, umukobwa wiyubatse. President Lady reka tunanabivuge, n'indirimbo ye rwose irabimwemerera. Yego, uri umukobwa wiyubashye, mwiza, udafite ikibazo. Iyi nutayimanejinga iragusasa. Niba kubonamo imboga mu menyo barakumanuka. Ikintu cyo nabonye cyo nongere nyivuge kuri yagarashorotora, arakwendereza kubita kamwe nawe kaza kubita akantu ukubita bitatu. Hariho abagiye kubona hirya, hariho ibyo navuga ibisambu bitegereje gutya kamera zikanuye, kuko twumvishe yagavuga ngo turahita tuza ngo tuvuge se umugore, umubyeyi, umuntu ufite umubyeyi ufata amakoma akambara ikoma akajya gufata ifoto akayishyira ku mihanda ahantu bose babona. Byarabaye ntibyabaye? Byarabaye. Iba byarabaye ujya kwisobanura. Yakoze indirimbo ituma n'itorero ry'igihugu rimuvugaho. Noneho nareke kujya kugira gute, nareke kujya hariya kujya guta umwanya uvuga. Kora ibikorwa byawe bikubaka. Nujya gutinda hariya uvuga. Iyi mihanda ntago isakaye, ahantu hose imvura ihagwa kandi ihaguye haranyerera. Kuko yasubije ahubwo ubu hari abantu bagiye gutangira kwiga byinshi. Ubu ngubu niwe ugiye kugeraho, batangire kwiga noneho bamugenzure cyane. Hari ikiganiro kimwe nabonye cy'ifoto imwe yagiye hanze, ndagenda fata hirya, ariko intego ni nyamukuru, nta kintu bitwaye rwose. Ifoto yashyize hanze y'abantu bambaye ubusa. Noneho iyo foto izivuga ngo ni ya Miss Muyango. Ndangije numva uburyo burya kubaka ni ikintu cy'ingenzi. Miss Muyango arababara, Miss Muyango ararira, asobanura arira kwa Godfather. Wakumva nawe ukumva ko yarenganye cyane, yarenganye kugeza igihe yitonze akavuga ati nuriya mukobwa akoze biriya, nagiye kumushaka ndamumenya. Icya kabiri, ateye na neza nagateye nkanjye, andusha no gutera neza. Agerageza kwivanayo kugira ngo agaragaze yuko mu by'ukuri atariwe. Atanasaba abantu gukomeza kubimubazaho. Asaba n'abantu ati mumbabare mutabimbazaho, mutongera, mundeke.
nsobanuye ko atari jye kandi namwe nimwitegeza murasanga atari jye mundeke ndabinginze. Ntabwo agiye guhangana n'umuntu wazanye iriya foto ngo navuge ngo ngiye ku mihanda ngiye kugira gute. Mpamya ko iyo nkuru ishobora kutamara iminsi 2. gusa ubwo wari ukiri kumuvugaho kandi n'umumya ko yarangiye. None se Oda Paccy, aba bana b'abahungu rero wagize neza yanavuze ngo Yago ni umwana muri industry y'ubuhanzi kuri we. Yego turanabyemera kuko Yago nanjye mubonye ejo bundi avuye ku bitangazamakuru ibi ngibi bikomeye aribwo atangiye kuririmba. Mbere y'abakundaga ejo bundi Paccy za 2009 arafite amahita akomeye cyane. Turabyemera uramuruta muri industry y'ubuhanzi, ariko noneho gira n'icyo umurusha kindi. Uramwereke ko ari umwana, mwireke ko ari umwana, umureke ukaba umubyeyi, kuko birashoboka yuko wenda yagashaka kwifotorezaho yahanganye n'umuhanzi w'imyaka ishize. Urumva uratizwa n'iki kuko abantu batinza mukemera cyangwa n'ibireka tubyite social media iriho ubucuruzi. Yes, cyangwa akaba ari kwicururiza. Oya Yago n'ubundi aricururiza. Nose batuvuga ngo nanuza kuvuga Yago arimo gucuruza. Nose yamuvuze kundi nabo yavuze ibindi akareka gusa nkaho afite akandi kantu. Oya yiba guhimbye inkuru itariyo ntawe genda wicara umuhimbe hindi ariko wijya nawe shaka ibindi ukora, wijya kuburana uriburana ushaka iki. Urisobanuye time ni iki. Numva rero giye mu bintu mbona hari akajagari n'abantu bari muri imihanda ariko bataza agaciro ko gutsinda ikibagezeho icyo ari cyo. None se ubuye bamaguruka nkamanuka Chris nkamuvuga kuki jye manga ikabamvuze. Kushimanga ikabamvuze wamungani kuki we bamuvuga gasara kandi nawe ari kuvuga abandi abari kuvugana nabo n'abantu muri nuza ya kuri channel yawe uvuga abandi. Kuki bakuvuga ugashyuha mu mutwe ugasara ugatabuka. Cyo numva rero ni kimwe nibatuze. Umugore w'u Rwanda turamwubaha, tuzi n'agaciro ke, tuzi agaciro k'umugore cyane, tuzi agaciro k'umugore, ariko umugore nawe witesheje agaciro naho kwirukamo mu gihe cyose wambara ubusa wowe ubwawe ugafotora amafoto ukashyira ku mbuga nkoranyambaga, isi yose ikakubona, waza ukaza ukavuga ngo nituguha agaciro turagakura hagana he. Ubu akutihaye kucyo ushaka twe tukaguha. Oya ahubwo twe twakira icyo waduhaye. Iyo waduha agaciro kawe turakaguha, dufata agaciro kawe akagenderaho. Iyo tuzaniye amafuti yawe dufata ibyo nyine dufata ayo mafuti. Ya urumva none se yiba utihesheje agaciro twe turakaguha tugakuye nako yiba wambaye amakoma imyenda ihari ngo ni hit ngo ni indirimbo cyane tekigo hitinge rero nose niyo Yago nyine ko agushaka niyo ari bukoresha nayi posting araka kuvugaho urakare wayishyira iki hanze. Wayishyira iki hanze bisobanura rero ngo nibatuze ibi byose nibo babyikoreye. Tekumurura ubake ku mutwe, tekumurura ubake ku mitwe yabo kuko nibo babyikoreye. Murasara bamwe barimo kuvugira hanze y'ibihugu. ahubwo se ubundi tugiye kubona benshi bahunga ko mbona ibi bintu bitangiye gukara. Yiba mu bivugwa harimo bamwe nanone bongeye bagiye
n'abandi baragiye mbere bo baranasezeye abandi bakaba bagiye badasezeye. Urumva ikindi ni iki? ese ni nk'iyo nama wagira abantu mu gukoresha social media cyane cyane nk'aba ngaba twita ngo ni aba influencer ariko mbona nyine njye nta n'umumaro bafitiye igihugu uyu munsi wa none. Ndabona turimo gushaka gutanga akazi kanini tugaha ubugenzacyaha kandi mu byo dukora nta nyungu babifitemo. Leta yadushishikarije guhimba imirimo cyangwa se kwihangira imirimo. Yego ni byiza waratekereje ugafungura agacana ukavuga uti reka njye nikora utuntu nushyireho, cyane ko ari naho isoko ubu ariho isoko rihagaze. Ni byiza pe, ariko nanone izo mbuga nkoranyambaga, izo social media zifite uko zigenda, zifite uko zikora, zifite uko zitwa. Ntago kuba ndi kuri social media binkwiye kuba ndi umunyarwanda, binyibagije indangagaciro y'ubunyarwanda. Yego, binyibagije kuba ndi intore, binyibagije itorero kirazira zigenderaho. turi gukora ibintu. Hari ikibazo kimwe tujya dukora gikomeye, turagenda tukajya muri ibyo bihugu bya bene wacu babera, tukazana imico yabo, tukaza tukayikora, tukumva ngo nibyo bikurura abafana. Abafana barakuruka baraza, ariko nubwo baza baraza babona ejo nuterwa hejuru uzabona ibibazo. ahubwo baba influencer nibo bagatangira biriya bintu bibi kwinjira inama. Rero ni icyo navuga, nibarinde amacano yabo, bayatoza ibyiza. Uyu munsi kubera ko batandukiriye, ubu n'abarimo gushinga za cano barajya muri wa mujyo kugira ngo babone abaki, babone abafana, bakajya muri wa mujyo. Yego, nta kuntu utamukora ari gucuruza. Urumva, nta kuntu utavuga ko Roda Pasi arimo gucuruza, ari gucuruza. Kandi nanjye pfunguye cano nshyashya ubu ngubu nibyo bintu nashyiraho kuko ari byo biri kuri hete. Urumva, icyo gihe rero turimo kuroba, turimo kwica u Rwanda rw'ejo hazaza. Sosiyete nyarwanda iri kwangirika, irimo guta indangagaciro. Kuko ntabwo ibi bintu biri burebwe n'umuntu mukuru gusa wabasha kwanariza, hari n'igihe umwana bireba. Of course, none ahubwo nibo babireba. Nose hari umusaza ukeneye amakuru yubaka, ntabwo ari buzajye kureba ayo matiku. Uzi ayo matiku abantu bayareba imyaka 23 gusa kuri 15. Nose ngubu umuntu arajya kuri cano, hajya kuri cano, uretse nkatwe tuzijyaho dushaka amakuru, dushaka ibyo turi buvuge, dushaka kureba biri hanze, aho imihanda bigeze, uko imihanda bihagaze. Ariko ninde muntu ufata ikiganiro, ninde muntu w'imyaka 40 uri byo kwicara kurikirana ikiganiro cya Yago cyangwa cya Oda Pasi? Biragoye cyane ko we afite byinshi nyine bimuhugije, aribwira mu kazi atarushye. Urabyumva, dukeneye ibiganiro byubaka. Abantu bari bubirebe ni abo bana b'imyaka 15 20. Nibo benshi bari mu gukurikirana ibyo biganiro. Abo bana rero nta kindi bakora, ni uwo murongo bagenderamo. Uyu munsi turi ku muvuduko w'iterambere ririhuta, ariko ubwo ryihuta turimo kwihuta mu buryo wari wabona iyo umuntu abantu bari nko ku masiganwa biruka. Noneho umuntu agasa nk'utana gatoya, iyo agiye kongera kugaruka muri wa muhanda nagasubira inyuma, aremera akatira n'agasimbuka niyo yaca mu mahwa no mu bice asimbuke, ariko atongeye gusubira inyuma. Ko nasubira inyuma bagenzi barabageze gute? Barabageze kuri, barakata, cyace mu mashokora, ace mu bitace mu bishaka, pfumure, yirukanke atarebye. Ntago gukomereka kwe ntago ari bubyitegereza ako kanya, arabireba amaze gushyika agomba kugira gute,
kugera. abantu rero turimo kwirukanka, turimo gukomereka, ububabare bw'ibikomere tubwumva iyo twamaze kutuza. ese buriya nta ruhare turi kubigiramo? Bande nka kuriya wenda we Pasi yagiye arivuga yivuza imyato yishyiramo ibintu by'iterabwoba, bimwe nimvisha ari birimo iterabwoba. Twebwe ubaha umuntu w'umumama, ubaha umuntu wabyaye, ubaha umuntu nawe ubaha. ese buriya si yaba ari banalizasiyo baba bari kugenda bashyira ku bantu? Kuki ushaka ko mwubaha? Kuki ushaka ko wubahwa utubaha? Panza wubahe. Ntabwo uza icyubahiro, ntabwo bakisabira mushuti wanjye. Oya, ukora ibikorwa bye bikaguhesha icyubahiro. Ibikorwa ukora nibyo bikubahisha. uciye ahantu ukajya ubona umuntu uhahagaze atavuga, biragoye ko wazamwaporocinga ute wahera. ariko uhaciye ukumva aratukana, uhita ufata akatukana, uravuga ngo uriya ni umutukanyi. wahaca ubona aseka aganira, uhita ufata akaganira. yose ni gute umuntu bavuga ngo uriya muntu ni umushizi w'ishoni? bivuze ko nyine ubwo twakira ibyo wowe waduhaye. ibyo uduhaye. Ubundi umunyarwanda bivuze neza avuga ngo mbwira abo mugendana mubwire uwo uriwe, mbwira ibikorwa byawe mubwire uwo uriwe, ibyo utindamo n'ibyo uba byo. ibyo utindamo n'ibyo uba byo. bivuze ko ni nk'iyo nama wabagira? nta yindi nama barase ntibave mu bintu by'amateka. ujye ikintu cyo uragira inama abo, ariko nanagira n'umuntu ukoresha social media, Social umuntu ureba media- ibiganiro. social media. Reka mubabwire yemwe bantu, mwakira abantu baza kuri social media gutukana no kwandagazanya, ntabwo ari bo murimo kwiguhemukira. Murahemukira ababavukaho, abakomokaho, murahemukira n'abandi n'abanyarwanda bose bazaza inyuma. Ayo mafaranga urayarya, urabona views pe, ugenda uhembesha, ubeho neza, umwana abeho neza, ariko umenye ngo urimo kwica sosiyete nyarwanda kandi n'uwawe arimo. kuko n'uwawe ibyo binazabireba. yego, ntabwo ureba ibiganiro urimo kuganira, umwana wanjye azabireba, uwawe kuri se azabireba. rero niba tuvuga nabi, turica abana b'abanyarwanda, turica n'abacu tutabasize. yego, tureke kwakira abantu bandagazanya, abantu bavuganya kure, ku bantu bavuga ubusa, tubashyire ku ruhande, turebe ibintu byubaka sosiyete, ibyo tureba n'abacu bakazabireba, byubaka igihugu. twe gusarishwa n'ibirimo kubera hanze. yego. abareba bahitemo iki? ureba ntabwo namuhitiramo icyo kureba, kuko we areba inogeye amatwi ye. rega harimo abantu bakunda byacitse. uzareba hano abasinzi barwaniye, abantu barahurura bakaza gushungera. rega hano kuri shosho harimo abashungerezi ni benshi, niho baza gushungera, araza akareba ikiganiro akakireba bagashungera. dukora ibiganiro, hari benshi badutuka, benshi badushima, ukabona bakoze ikiganiro, umwe akaza akagutuka, undi akaza akagushima, undi akaza akavuga ati ibyo wavuze byose nta kizima kirimo. urumva? abatanga ibitekerezo ni batatu. hari unyurwa n'ibyo wakoze, hari utanyurwa n'ibyo ugaye ibyo wakoze, hari utabona ibyo wakoze yuko hari icyo wakoze, akabona nacyo wakoze wapfuye. abo rero nta bindi bazakomeza bireba, kuko bazazanwa n'ibintu bitatu. bazaza ari batatu, bazanwa n'ibintu bitatu. umwe azaza gushungera, undi azaza kugushimagiza, undi azaza kubona yuko kugaye yuko ntacyo wakoze, nta kazi ukora, ahubwo wabuzamo amakoro, wabuze ibyo ukora, wabuze akazi. yego. abo ni abantu rero, ntabwo nabavugaho, sinabuza kugira ibyo abo bafite uburenganzira, dore ko mega ziba ari izabo, baba baziguriye. abaziguriye. abo rero bo ntibagira. ariko njyewe navuga ngo abari kuri iyi mihanda, abari muri social media, mutanga ibiganiro, muzane ibiganiro binubaka, muvane ubuntu bw'ubutiko. runaka ajyanye na runaka burya ngo cya gihe ngo runaka nze ko runaka mu ikiganiro ngo runaka nawe ngajyana ngo runaka ngo waterese runaka aramwanga ngo bigenda. aya ni amatiku.
nta kintu biri nta kubaka. kintu birimo kubaka mu by'ukuri. ese buriya ubugenzacyaha bwo cyangwa ababishinzwe nta kuntu bakegera bari abantu bakasa nk'aba baturishije. ariko hari ikintu kimwe tunibaza, urumva buri kintu cyose ni ubugenzacyaha. ngaya amatora ubugenzacyaha, ngaho insengero bambe ngaho runaka no kubugenzacyaha, ngaho umugabo waciye inyuma y'umugore ubugenzacyaha, ngaho umugore waciye inyuma y'umugabo ngaho ubugenzacyaha, ngaho umugabo wafashe umwana ku ngufu ubugenzacyaha, ngaho n'umuntu watangaje mu bugenzacyaha. ubwo bugiye kuzasara ubundi. ese si cyo cyabazanye. ariko ntabwo hari ibintu baragenza abantu, twe ntituri bakuru ubundi, ntidukwiriye kureba. impamvu bariho ni uko bizwi ko n'abantu bakuru bakora amakosa. buretse uyu munsi ninde muntu ufite ikinyamakuru akoraho utazi n'agaciro z'igihugu z'u Rwanda, ubu biri atazizi nta nuko akwiriye kubayo. ega kubw'inyungu runaka hari igihe wemera ko ariko ibintu byose bizanye inyungu. nose ubureka ngubaze ni icyaha kirusha urumogi kugira amafaranga ntacyo. nose kuki uyu munsi wa none ari ikiyobyabwenge ari fraud kitemerwa, ni uko ari kibi leta yacyanze. kizi neza nose ni iyihe nzoga irusha akanyanga amafaranga? ntayo. impamvu zitemerwa mu gihugu hano ni uko leta yayanze, ariko hari ibihugu tubizi babyemera. ugize neza. rero no muri ibyo bizana amafaranga, ibintu bizana amafaranga byose ntabwo ariko dukwiriye kubikora, kuko hari ibyo twaretse kandi biyafite. yego. n'ibindi bikwiriye kurekwa kuko bararebye basanga yuko urumogi udakwiriye kunyobwa n'abanyarwanda. ikiyobyabwenge gisaza gituma umuntu ahinduka apfa mu mutwe. leta irakirwanya, babona yuko kanyanga abaturanyi barazicuruza, barazinywa, barazikora, ariko turebye babona leta iraturebera ibona yuko kanyanga atari ngombwa, idakwiriye, iracibwa. noneho kuko umunyarwanda agira indangagaciro, bisobanuye iki? bisobanuye ngo n'ibyo akora n'aho ari akwiriye kumenya ko hari ibidakwiriye kuvugwa n'ibikwiriye kuvugwa, ibikwiriye gukorwa n'ibidakwiriye gukorwa. gusa hari ibihugu bimwe tuzi abantu bambara utuntu tuduhuzu nk'abazuru, ariko umunsi twatembeye twe ntabwo tubyambara, ubyambaye tumubonamo undi mwuka. yego. indangagaciro y'umunyarwanda ntabwo yemera ko umwari w'u Rwanda yambara uko. uzashaka kuzabyambara azagende muri ibyo bihugu babikora. uyu munsi niyo mpamvu ubyambaye tumuhindura igicibwa kuko tutabyemera. yego. arabyambara agahinduka inkuru. Pastor, unyemerere tugane ku musozo wa kino kiganiro. buriya uwumva aba yumvise, uwumva aba yumvise cyane ko bitaba ari na ngombwa ngo umuntu abimucengezemo akomeje cyane. rero turabashimiye inshuti zacu, mwebwe mukomeza kubana natwe umunsi ku wundi. aho muri hose Imana ikomeze ibaturebere, ikomeze ibafashe, ibarengere. iki kiganiro nubona hari aho kikubatse, nubona hari uwundi muntu ukeneye kucyumva, ukimusharinge acyumve, kandi nawe namara kucyumva nawe akore nk'ibyo wakoze, kuko hari ibintu byinshi turi kugenda tubona ku mihanda ahangaha rwose bisa nkaho biri kugenda byangiza abantu, byangiza umuryango muri rusange. mwari kuri Dia Wacu TV, turabakunda cyane. Imana ikomeze ibahe umugisha. Ciao ciao. niko kandi ni nabo ngiye kugenda nshaka. subscribe kara kantu kari karananiye subscribe yari yararani wibuka nacyo dukorera amafilime